penevo Imana irongera ikubake Imana irongera igushyigikire reka mubwire ngo reka Imana yivange mu byawe reka Imana yivange mu bibazo byawe reka Imana yivange mu byawe reka Imana ikujya imbere uko niko yabwiye Abisirayeli irabwira ngo nzabajya imbere niko yabwiye Yosuwa iramubwira ngo nzakujya imbere iramubwira ngo kandi ariko ubona la lapine boretra iramubwira ngo reka nshuti yanjye nkubwire icyo ubona nk'umusozi imbere yawe ntabwo ariko bizakomeza ntabwo ariko bizahora kubategereza Uwiteka reka nkubwire ngo Imana gusenga kwa Hezekiya uyu mukozi w'Imana uyu muntu w'Imana hari amagambo menshi yari yumvise hari ibyo yari yahuye nabyo agira gute arasenga hano rero turi mu ijambo rivuga imbaraga z'amasengesho nta handi dukura ijambo ry'Imana nta handi dukura ibyiringiro turabasuhuje mu izina rya Yesu abakurikirana chano yacu yitwa Rwanda Gospel Imana ibahe umugisha Uwiteka Imana Nyiringabo abanezererwe nanone turashuje inshuti zacu ziri mu gihugu cy'u Rwanda bari muri Australia Canada Ufaransa hano hatandukanye Imana y'amahoro yahe umugisha twakiriye muri studio za Rwanda Gospel Movie Pasiteri muramumenyereye kuri chano yacu tukwifuriza gukora subscribe ndetse na share na comment ndetse no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook Twitter ahantu hose hatandukanye turahari Imana rero ibahe umugisha Imana ibanezerwe pasa twongeye kukwakira muri studio za Rwanda Gospel murakoze cyane wambaye neza Imana iguhe umugisha murakoze cyane Imana iguhe umugisha amen madame ameze neza madame araho n'abana baraho turashima Imana kandi turacyari mu buntu bw'Imana amen dushima Imana rero Imana ikomeje kubana natwe kugeza n'ubu ngubu amen kandi izakomeza kubana natwe iteka ryose amen turakwakira rero muri studio za Rwanda Gospel ni channel ica kuri YouTube ivuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana dukora ibiganiro bitandukanye dushiraho filime nyarwanda ariko ziyobokamana ushaka kudusura ujya muri YouTube channel kandikamo Rwanda Gospel Movie 3 TV rero ibiganiro bya gospel ni ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahinduke abantu bakire ijambo ry'Imana pastor rero tuguhaye ikaze na karibu nubwo ndimo kuvugira inyuma ya kamera abantu batambona ariko nzi neza yuko ibintu bizashobora kugenda neza rero Imana iguhe umugisha kutugenderera ikaze na karibu turahuga umwanya muto usuhuza inshuti zawe wumva ziri ku mutima iki gitondo wabwira ngo yambu urakoze cyane ndasuhuza inshuti zanjye zose ari abankurikirana ari abakunda ubutumwa bwiza ndashima Imana yabanye natwe ndasuhuza abakozi b'Imana aho bari hose ku isi ijambo ry'Imana niko rivuga ngo ububaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera umuntu wese rero ububaha Imana umuntu wese n'umukozi w'Imana twese Imana yaduhamagaye mu ishusho yayo ndasuhuza rero abapasiteri dukorana umurimo w'Imana ndasuhuza bene data arabo twatangiranye umurimo w'Imana i Kigali uyu munsi twaba tutari kumwe ariko aho baba ari hose baradukurikirana ndetse n'abari mu mpera zose z'isi abari mu bihugu bitandukanye ari abari mu Rwanda Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kububaka Imana ibagirire neza nanjye mbifurije amahoro y'Imana mbifurije umugisha mbifurije kubaho iteka ryose bubaha Imana bakora ibyo Imana ishaka Imana iduhana umugisha ari abo dukorana umurimo w'Imana irwamagana n'ahandi hose ndetse n'abari nabo twaba abo tudateranira hamwe ariko bafite ahandi bateranira abo bose ndabashuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha
Amen. Pastor, karibu nanone, ndumva wabasuhuje, nanjye ndasuhuza inshuti zacu zidukurikirana bakoze subscribe kuri Rwanda Gospel Movies TV, kugira ngo Imana ikomeze kubagira neza kandi ikomeze kubitaho, kandi Imana ikomeze kubahumuriza, kandi mvuga ngo mwebwe mudukunda, mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, Imana ibahumugisha. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana yuzuze bitaruzura, kandi ipfundikira ibitari bipfundikiye, kandi guhumugisha ikwagura imbago mu buryo bwose, wowe udukurikirana kandi udukunda. Rero Pastor, karibu usenga Imana ubundi ugezeho ubutumwa bwiza. Ndabizi ko hari impamba ikomeye waduteguriye kugira ngo abakurikirana Rwanda Gospel Movies TV babone ubuntu bw'Imana, babone guhindurirwa amateka, babone agaciro Imana ibafitiye ndetse n'umugambi mwiza. Rero urasenga, nuramara gusenga utugeze cy'Imana yashyize ku mutima wawe. Urakoze cyane, reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye Data, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe bukomeye, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye ko waturinze ukabana natwe, twaba twongeye kugeza kuri uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Data, turacyari imbere yawe, turacyari mu murimo wawe, nubwo biba bitoroshye, ariko turagushimiye ko ujya ubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izina ryawe rihimbazwe Data. Ducishijwe bugufi rero n'ijambo ryawe, dupfukamishije amavi y'umutima kugira ngo Data iri jambo Mwami Imana, umuntu wese uryumva, umuntu wese ukurikirana iyi channel, Data asubizwemo imbaraga kandi yongere akomere, arusheho kugwiza imbaraga z'umutima. Urakoze Mwami kuko wumva gusenga, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo rivuga imbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Nitwa Pastor Rurangwa Jean Baptista, ndi umushumba w'itorero abacunguwe, nkora umurimo w'Imana, kandi ndashima Imana ko Imana ijya ibana natwe. Ndashima Imana ko Imana ikiturinze, ndashima Imana ko tukiri mu buntu bw'Imana, ndashima Imana ko Imana igirinda abantu bayo ikabana nabo kandi ikabakomeza. Imana ihimbazwe iteka ryose. Ijambo ro tuganira ni ijambo rivuga imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho. Ese dusengera iki? Tuba dushaka iki? Dukeneye imbaraga ziva mu masengesho. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Hano turasoma ijambo riri mu Bami ba kabiri, hanyuma turasoma ku murongo mu bice 19, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo gusenga kwa Hezekiya. Uyu mukozi w'Imana, uyu muntu w'Imana, hari amagambo menshi yari yumvise, hari ibyo yari yahuye nabyo, hari ibyo byari nk'impuha, ndetse dore ko yari yatumweho uwo mukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana witwaga Yesaya. Ngo ariko akimara kumva ayo magambo, ngo arangije ngo ashishimura imyambaro yari yambaye, ngo nuko yambara ibigunira. Imana ishimwe cyane. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Hezekiya amaze kumva ibintu byinshi, amaze kumva amagambo menshi, ngo nuko arangije agira gute? Arasenga. Hano rero turi mu ijambo rivuga imbaraga z'amasengesho. Nta handi dukura ijambo ry'Imana, nta handi dukura ibyiringiro, nta handi tujya dutabarirwa, ahubwo biva hehe? Mu gusenga. Imana ishimwe. Hanyuma ku murongo wa mbere avuga ngo umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro, yambara ibigunira. Imana ishimwe cyane. Ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Amaze kubyumva, amaze kumva ayo magambo, amaze kugira ibyo yumva, ngo arangije ashishimura imyambaro, yambara ibigunira, yinjira mu nzu y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ese uyu munsi wowe iyo uhuye n'ikibazo ujya hehe? Iyo uhuye n'ikibazo ugikemura gute? Ariko ngo umwami we abyumvise yiyambura imyambaro yari yambaye, yiyambura imyambaro y'icyubahiro, ngo yambara ibigunira, ngo arangije yinjira mu nzu y'Uwiteka ajya gusenga. Turi ku ijambo rivuga imbaraga z'amasengesho.
imbaraga z'amasengesho, imbaraga ziva mu gusenga, nta handi biva mu gusenga. Hezekiya arangije yiyambura imyambaro, yambara ibigunira, yinjira mu nzu y'Imana. Nshuti yanjye, yinjira ibugufi bw'Imana, yongera yegera Imana, yongera ashaka ubusabane bwe n'Imana. Ngo nuko arangije arapfukama arasenga. Ijambo ry'Imana ni inkota icyaye, ijambo ry'Imana ni inkota icyaye ihinguranya, icyaya mu yombi. Reka nkubwire ngo uyu munsi nugira ibyo wumva ku buzima bwawe, ukumva biguca intege, ukumva birangiye, upfukame wegera Imana, wiyambure ibyo byose ubona yuko byagutandukanyije n'Imana, wiyambure ibyo byose ubona ko biguhagaritse umutima, wiyambure ibyo byose ubona ko bidashoboka, hanyuma wemerere Imana imanuke ku buzima bwawe, igira ibyo ikora. Ngo nuko Hezekiya yinjira mu nzu y'Imana atangira gusenga. Imana ishimwe. Bibiliya tubwira ngo nuko, iyo ukomeje gusoma aravuga ngo nuko ngo abanyagikari abari bamwegereye, ababaga bugufiye, ngo nuko barahaguruka ngo baragenda bajya ku muhanuzi, basanga Yesaya, kandi Yesaya niwe wari waje aramuhanurira, aramubwira ngo umva uko Uwiteka ambwiye, arambwiye ngo urage ibyawe n'inzu ya so kuko ugiye gupfa. Ariko Imana igihindura, Imana igirema, Imana igitegeka, Imana igira ibindi bintu ikora twebwe tudafite, tudatekereza, tubona ko bidashoboka. Haleluya. Ngo Imana, hari ibintu Imana igibuza amahoro. Iyo gusenga kwacu kuzamutse imbere y'Imana, hari ikintu Imana igikora bitewe no guca bugufi kwawe. Imana ishimwe cyane. Bitewe no guca bugufi kwawe. Bibiliya itubwira ngo Abimenevu ubwo ngo bakoraga ibidatunganye, ubwo bari mu bidatunganye, ngo nuko Imana ituma umugaragu wayo ngo Yona, ngo ariko Yona yanga kujyayo. Hari n'abantu batajya bumvira Imana, Imana ikavuga ariko ntibayumvire. Ngo nuko yanga kujyayo, ariko ngo barabimenya. Imana ishimwe. Ngo barabimenya. Bamaze kubimenya, umwami ngo arategeka, ngo aravuga ngo umuntu wese wo mu gihugu cyane, umuntu wese ngo arangije avuga ngo umuntu wese ngo yiyirize ubusa, ngo kandi yiyambura imyambaro yambara ibigunira. Ntabwo tuvuga ngo ukuremo imyenda yawe, abantu banyumve neza, ntabwo tuvuga gukuramo imyenda yawe, ahubwo tuvuga kwiyambura cya kindi wimitse, kimwe cyagutandukanyije n'Imana, kimwe cyatumye wimura Imana, kimwe cyatumye ureka Imana, kimwe cyatumye ubona ko wishoboye, kimwe cyatumye ubona ko wibashije, kimwe cyatumye ubona ko wihagije. Reka nkubwire nshuti yanjye, mu Bafilipi mu bice 2 haravuga ngo abona ko kubana n'Imana atari byo kugundira Kristo, yisiga ubusa penesire more, yambara kamere k'umugaragu w'imbata, ngo nuko araganduka, ndetse ngo ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye ngo Imana imushyira hejuru. Imana ishimwe. Haleluya. Tapirefo. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Nshuti yanjye, reka nkubwire ngo nugira ibyo ureka byagutandukanyije n'Imana, Imana iragushyira hejuru. Nugira ibyo ureka byatumye wimura Imana, Imana irakuzamura. Nesepenevo. Imana irongera ikubake, Imana irongera igushyigikire. Reka nkubwire ngo reka Imana yivange mu byawe, reka Imana yivange mu bibazo byawe, reka Imana yivange mu byawe, reka Imana ikujya imbere. Uko niko yabwiye Abisirayeli, irabwira ngo nzabajya imbere. Niko yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo nzakujya imbere. Iramubwira ngo kandi ariko ubona la lapine voretra, iramubwira ngo reka nshuti yanjye nkubwire, icyo ubona nk'umusozi imbere yawe ntabwo ariko bizakomeza, ntabwo ariko bizahora kubategereza Uwiteka. Reka nkubwire ngo Imana, nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka araje, agaruye ubwami, agaruye umwami wa Ashuri. Imana ishimwe cyane. Umwami wa Ashuri
reka nkubwire ngo hari ibyo ubona bidashoboka, hari ibyo ubona bidakunda, ariko Uwiteka arashe, kandi Uwiteka aje ku buzima bwawe, kandi Uwiteka hari ibyo ahagurukiye, kandi Uwiteka hari ibyo aje kubaka, kandi Uwiteka hari ibyo aje gusana. Ibyo ubona byarangiye. Imana ishimwe cyane. Hezekiya arimo asenga, baragenda, ijambo riragenda rikora ku mugaragu wayo wahanuye Yesaya. Nuko Yesaya agaruka kwa Hezekiya. Imana ihindura ijambo yari yamutumyeho. Imana irongera iramwubaka, Imana irongera iramushyigikira. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye. Uwiteka aravuze ngo ntutinye. Ayo magambo wumvise Abashuri, wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Uwiteka aravuze ngo ntutinye, amagambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bagize gute? Bantutse. Imana ishimwe cyane. Bagututse. Birashoboka ko hari ibyo bagututse, birashoboka ko hari ibyo bakuvuze, birashoboka ko hari ibyo ubona bidashoboka, birashoboka ko hari ibyagukuye umutima, birashoboka ko hari ibyo ubona byarangiye, ariko Uwiteka aravuze ngo ntutinye ibitutsi bagutuka, ntutinye ayo magambo y'abagaragu b'umwami wa Ashuri bagize gute? Bavuze. Haleluya. Imana irahaguruka kubwo gusenga kwawe. Imana irahaguruka kubwo ubona bidashoboka, kubwo ubona birangiye. Ariko reka nkubwire ngo imbere y'Imana ntibyarangiye. Imana ije gusohoza icyo yavuganye nawe. Imana ije kukugirira neza. Turi mu ijambo rivuga gusenga k'umukiranutsi. Gusenga imbaraga z'amasengesho ni ugusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Gusenga kujya kuritura ibihome, gusenga kujya guhindura ibintu, gusenga kujya kurema ibitariho, gusenga kujya guhindura amateka. Twabonye abantu benshi Imana yagiriye neza mu mbaraga z'amasengesho. Kubwo gusenga, tugasenga tukiyiriza ubusa, tugafata igihe cyo kubana n'Imana, tugafata igihe cyo kwegera Imana, tugafata igihe cyo gushaka Imana, tugafata igihe cyo kubana n'Imana, tugafata igihe cyo kugirana ubusabane n'Imana yacu, tukareka byinshi, tugasiga byinshi, tukabana n'Imana, tukiyiriza ubusa, tugafata igihe cyo kuba imbere y'Imana dusenga. Gusenga rero, imbaraga z'amasengesho rero nibyo kurya by'umwuka bitunga ubugingo. Imana ishimwe cyane. Bitunga ubugingo bwawe kugira ngo ugire ubugingo buzima, kugira ngo ugire ubuzima buzima, kugira ngo uhabwe imbaraga z'umwuka wera. La sire prene. Mu gihe hari igihe ubona abantu, Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba igihe cy'ubuhenebere. Ubona abantu batagishaka kubana n'Imana, batagishaka kwegera Imana, batacyumvira. Ariko reka nze nkubwire ngo ca bugufi wegera Imana, ca bugufi ushaka Imana, ca bugufi ugirane ubusabane bw'Imana, kugira ngo Imana iguhe imbaraga zayo, kandi ube mu mwuzuro w'Imana, ukora iby'Imana ishaka. Imana ishimwe. Izi mbaraga rero ziramanuka zigera kuri Hezekiya. Hezekiya aregegera Imana, arasenga, yibutsa Imana imirimo. Bibiliya iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa bitwereka umugaragu w'Imana mu gihe yari arimo gusenga. Umugaragu w'Imana witwaga Koruneliyo ntabwo yari umuyuda, ahubwo Bibiliya itwereka ko yari umugiriki, yari umunyamahanga. Imana ishimwe. Imana yacu ntigira abantu ku butoni. Yari umunyamahanga ngo ariko yubahaga Imana. Imana ishimwe cyane. Ndavugana nawe, we wubaha Imana, ngo yubahaga Imana agakora ibyo gukiranuka.
haleluya, duha Imana icyubahiro. Agakora ibyo gukiranuka, ngo arangije ngo ari mu gihe cyo gusenga, umwuka w'Imana aramusanga, aramubwira ngo genda ngo utumeho umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana witwaga Petero. Haleluya, atuma abagaragu baragenda bararika Petero, ngo nuko Petero araza abana nabo. Imana ishimwe, abasanga mu gihe cyo gusenga, abasanga mu masengesho, asanga bari barafashe igihe cyo kubana n'Imana, ngo arangije ngo abana nabo. Imana ishimwe, ngo nuko ngo atangazwa no kubona buzuye umwuka wera. Bari abanyamahanga, ntabwo babemeraga. Reka nkubwire, birashoboka ko abantu batakwemera, birashoboka ko batazanakwemera, ariko Imana yo ikwemera. Ngo nuko barangije ngo barimo basenga, ngo buzura umwuka w'Imana, buzura imbaraga z'Imana, batangira kuvuga indimi. Ngo nuko Petero atangazwa no kubona iby'Imana irimo ikora. Haleluya, ngo arangije aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Reka nkubwire wowe uwa unteze amatwi, wowe ukurikirana iyi channel, aho waba uri hose, aho waba uri hose, aho waba ukorera hose, Imana iri kumwe nawe. Uce bugufi, ndimo ndavuga ku mbaraga z'amasengesho, imbaraga zihindura ubuzima, imbaraga zihindura amateka, imbaraga zigira ibyo zisenya, imbaraga zigira ibyo zirema, imbaraga zigira ibyo zubaka. Telefone tra, imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, imbaraga zihindura ibyanze guhinduka. Uyu munsi Imana ije kubaka abantu bayo, Imana ije gusana ibyasenyutse. Birashoboka kubona byarangiye ku buzima bwawe, birashoboka ko ubona bidashoboka, birashoboka kubona byanze, birashoboka kubona urugo rwawe rwasenyutse, birashoboka kubona hari byarangiye ku buzima bwawe. Ariko reka nze nkubwire ngo uyu munsi Imana yiteguriye kukugira neza. Uyu munsi Imana yiteguriye kongera kukubakira. Uyu munsi Imana yiteguriye kugarura business yawe. Uyu munsi Imana yiteguriye kugarura akazi kawe. Imana yiteguriye kugarura urugo rwawe, yiteguriye kugarura urushako rwawe. Jambo ry'Imana rivuga ngo iki Imana yafatanyije n'akagira ugitandukana. Uyu munsi urabona rwarasenyutse, ariko reka nze nkubwire ngo mu mbaraga z'amasengesho Imana ije kubaka ibyawe byasenyutse, Imana ije kubaka urugo rwawe, Imana ije kubaka business yawe, Imana ije kongera kurema ibishya ku buzima bwawe. Imana ije kugushyigikira, kandi Imana izakugirira neza abantu batangara. Imana ishimwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu itangiriro, tubona umuntu w'Imana witwaga Yosefu, ngo yajyaga arota inzozi, yarota inzozi bene se bakamurwanya, bene se ntibabyumve. Ngo ariko igihe kigeze, ngo igihe kiragera ngo agemurira bene se aho bari baragiye. Ngo nuko bageze baravuga bati ariko tugira ubwaje ntasubireyo. Ngo nuko bigira inama yo kumujugunya mu rwobo, ariko ngo barongera barandara ngo tumugurishe bamujyane aho tutazongera kumubona, aho tutazongera kumwumva, turebe ko inzozi ze zizasohora. Ariko reka nze nkubwire ngo hari icyo Imana yari yaravuganye nawe, hari icyo Imana yari yaramuvuzeho, hari icyo Imana yari yaramuteguriye. Reka nkubwire ngo hari icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, hari icyo Imana yaguteguriye. Ngo nuko ngo akomeza kubana n'Imana, akomeza gusenga, agera mu gihugu aho bamugurishije mu Bisumayeli. Ngo agezeyo Imana ikomeza kubana nawe. Haleluya, Imana ijya ibana natwe, Imana ijya ibana natwe, Imana ijya ibana n'abantu bayo, Imana igirinda ijambo ryayo. Reka nkubwire nshuti yanjye, wewe wataye ibyiringiro, wowe ubona ko byarangiye, wowe ubona ko rwasenyutse, wowe ubona ko wahombye, wowe ubona ko bagiye kugutereza cyamunara, ndavugana nawe. Aya majwi akongorera akubwira ko ubuzima bwawe burangiye, aya majwi akubwira ko ibyawe birangiye, aya majwi akubwira ko ugiye gusekwa. Reka nkubwire ngo ntabwo uzasekwa, reka nkubwire ngo ntabwo uzasekwa. Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Ukimara kumvira ijambo uvuge ngo Mana nemereye ubushake bwawe,
nemeye ko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwawe. Wemere iri jambo rimanuka ku buzima bwawe, ngo nuko akomeza gusenga, akomeza kubana n'Imana. Umugaragu w'Imana ngo arongera aragaruka, aramubwira ngo Imana yumvise gusenga kwawe, gusenga kwa Hezekiya. Imana yumvise gusenga kwawe. Bibiri twereka umugaragu w'Imana witwaga Tabita ngo yakundaga gufasha abantu, yakundaga ngo gufasha abantu, agafasha imfubyi, agafasha abapfaka, abatishoboye akabagirira neza. Nshuti yanjye, jya wibuka bene so, jya wibuka abaturanyi bawe, jya wibuka abavandimwe bawe. Imana nikugirira neza nabo bagirire neza. Ngo nuko yabadoderaga imyenda, igihe kigeze ngo ava mu mubiri. Imirimo ngo barimo basenga, baravuga batari ko reka dutumeho umuntu w'Imana, reka dutumeho umuntu w'Imana. Ngo araza, hageze bamubwira imirimo yabakoreye, ngo arangije avuga abwira Imana, yibutsa Imana iyo mirimo. Imirimo irazamuka igera hehe? Igera ku Uwiteka. Uwiteka ngo nuko agitangira gusenga arakira. Hezekiya arimo asenga, Imana imwongerera iminsi yo kubaho, imwongerera iminsi, imyaka 15. Haleluya. Imwongerera igihe. Ndimo ndavuga ku mbaraga z'amasengesho. Imwongerera iminsi 15, imyaka 15. Mu gihe byari byarangiye, aragaruka. Imbaraga z'Imana zijya zigarura, zijya zihindura, zijya zirema, zijya zongera. Imana ikavuga ngo none ndabihinduye, numvise gusenga kwawe, numvise kwinginga kwawe. Nuko Imana imwongerera imyaka 15. Haleluya. Yibutsa Imana imirimo. Uko yari arimo asenga Hezekiya, yibutsaga Imana imirimo. Akavuga ngo Mana, wibuke ko Abisirayeli hari igihe bagutaye bakakwimura, bakimura izindi, bakimika izindi Mana. Wibuke ko hari igihe baramije ibigirwamana. Wibutse ko hari igihe baguteye umugongo, ngo ariko njye nakomeje kubana nawe, nakomeje kwitondera ijambo ryawe, nakomeje kurinda icyo wavuganye nawe. Imana yumva gusenga kwa Hezekiya. Reka nkubwire ngo nawe uyu munsi Imana yumve gusenga kwawe. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti Uwiteka araje, agaruye ubwami, agaruye umwami wa Ashuri. Imana ishimwe cyane. Umwami wa Ashuri. Reka nkubwire ngo hari ibyo ubona bidashoboka, hari ibyo ubona bidakunda, ariko Uwiteka arashe, kandi Uwiteka aje ku buzima bwawe, kandi Uwiteka hari ibyo ahagurukiye, kandi Uwiteka hari ibyo aje kubaka, kandi Uwiteka hari ibyo aje gusana. Ibyo ubona byarangiye. Imana ishimwe cyane. Hezekiya arimo asenga, baragenda, ijambo riragenda rikora ku mugaragu, rikora ku mugaragu wayo wahanuye Yesaya. Nuko Yesaya agaruka kwa Hezekiya. Imana ihindura ijambo yari yamutumyeho. Imana irongera iramwubaka, Imana irongera iramushyigikira. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye. Uwiteka aravuze ngo ntutinye. Ayo magambo wumvise Abashuri, wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Uwiteka aravuze ngo ntutinye amagambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bagize gute? Bantutse. Imana ishimwe cyane. Bagututse. Birashoboka ko hari ibyo bagututse,
birashoboka ko hari ibyo bakuvuze, birashoboka ko hari ibyo ubona bidashoboka, birashoboka ko hari ibyagukuye umutima, birashoboka ko hari ibyo ubona byarangiye, ariko Uwiteka aravuze ngo ntutinye ibitutsi bagutuka, nutinya ayo magambo y'abagaragu b'umwami wa Ashuri bagize gute bavuze. Haleluya. Imana irahaguruka kubwo gusenga kwawe, Imana irahaguruka kubwo ubona bidashoboka, kubwo ubona birangiye, ariko reka nkubwire ngo imbere y'Imana ntibyarangiye. Imana ije gusohoza icyo yavuganye nawe, Imana ije kukugirira neza. Turi mu ijambo rivuga gusenga k'umukiranutsi, gusenga imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho ni ugusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, gusenga kujya kuritura ibihome, gusenga kujya guhindura ibintu, gusenga kujya kurema ibitariho, gusenga kujya guhindura amateka. Twabonye abantu benshi Imana yagiriye neza mu mbaraga z'amasengesho, kubwo gusenga, tugasenga tukiyiriza ubusa, tugafata igihe cyo kubana n'Imana, tugafata igihe cyo kwegera Imana, tugafata igihe cyo gushaka Imana, tugafata igihe cyo kubana n'Imana, tugafata igihe cyo kugirana ubusabane n'Imana yacu, tukareka byinshi, tugasiga byinshi, tukabana n'Imana, tukiyiriza ubusa, tugafata igihe cyo kuba imbere y'Imana dusenga. Gusenga rero, imbaraga z'amasengesho rero nibyo kurya by'umwuka bitunga ubugingo. Imana ishimwe cyane, bitunga ubugingo bwawe, kugira ngo ugire ubugingo buzima, kugira ngo ugire ubuzima buzima, kugira ngo uhabwe imbaraga z'umwuka wera. La sire prene. Mu gihe hari igihe ubona abantu, Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba igihe cy'ubuhenebere. Ubona abantu batagishaka kubana n'Imana, batagishaka kwegera Imana, batagishaka, batacyumvira. Ariko reka nze nkubwire ngo ca bugufi wegera Imana, ca bugufi ushaka Imana, ca bugufi ugirane ubusabane bw'Imana, kugira ngo Imana iguhe imbaraga zayo, kandi ube mu mwuzuro w'Imana, ukora iby'Imana ishaka. Imana ishimwe. Izi mbaraga rero ziramanuka zigera kuri Hezekiya. Hezekiya aregegera Imana, arasenga, yibutsa Imana imirimo. Bibiliya iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa, bitwereka umugaragu w'Imana mu gihe yari arimo gusenga. Umugaragu w'Imana witwaga Koruneliyo ntabwo yari umuyuda, ahubwo Bibiliya itwereka ko yari umugiriki, yari umunyamahanga. Imana ishimwe. Imana yacu ntigira abantu ku butoni, yari umunyamahanga ngo ariko yubahaga Imana. Imana ishimwe cyane. Ndavugana nawe, we wubaha Imana, ngo yubahaga Imana, agakora ibyo gukiranuka. Haleluya. Duha Imana icyubahiro. Agakora ibyo gukiranuka, ngo arangije ngo ari mu gihe cyo gusenga, umwuka w'Imana aramusanga, aramubwira ngo genda ngo utumeho umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana witwaga Petero. Haleluya. Atuma abagaragu baragenda bararika Petero, ngo nuko Petero araza abana nabo. Imana ishimwe. Abasanga mu gihe cyo gusenga, abasanga mu masengesho, asanga barafashe igihe cyo kubana n'Imana, ngo arangije ngo abana nabo. Imana ishimwe. Ngo nuko ngo atangazwa no kubona buzuye umwuka wera. Bari abanyamahanga, ntabwo babemeraga. Reka nkubwire, birashoboka ko abantu batakwemera, birashoboka ko batazanakwemera, ariko Imana yo ikwemera. Ngo nuko barangije ngo barimo basenga, ngo buzura umwuka w'Imana, buzura imbaraga z'Imana, batangira kuvuga indimi. Ngo nuko Petero atangazwa no kubona iby'Imana irimo ikora. Haleluya. Ngo arangije aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Reka nkubwire wowe unteze amatwi, wowe ukurikirana iyi channel, aho waba uri hose, aho waba ukorera hose, Imana iri kumwe nawe. Uce bugufi. Ndimo ndavuga ku mbaraga z'amasengesho, imbaraga zihindura ubuzima, imbaraga zihindura amateka, imbaraga zigira ibyo zisenya, imbaraga zigira ibyo zirema, imbaraga zigira ibyo zubaka. Imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, imbaraga zihindura ibyanze guhinduka. Uyu munsi Imana ije kubaka abantu bayo. Imana ije gusana ibyasenyutse.
birashoboka kubona byarangiye ku buzima bwawe, birashoboka ko ubona bidashoboka, birashoboka kubona byanze, birashoboka kubona urugo rwawe rwasenyutse, birashoboka kubona hari ibi byarangiye ku buzima bwawe. Ariko reka nze nkubwire ngo uyu munsi Imana yitegure kukugira neza. Uyu munsi Imana yitegure kongera kukubakira. Uyu munsi Imana yitegure kugarura business yawe. Uyu munsi Imana yitegure kugarura akazi kawe. Imana yitegure kugarura urugo rwawe. Yitegure kugarura urushako rwawe. Jambo ry'Imana rivuga ngo iki Imana yafatanyije n'akagira ugitandukana. Uyu munsi urabona rwarasenyutse, ariko reka nze nkubwire ngo mu mbaraga z'amasengesho Imana ije kubaka ibyawe byasenyutse. Imana ije kubaka urugo rwawe. Imana ije kubaka business yawe. Imana ije kongera kurema ibishya ku buzima bwawe. Imana ije kugushyigikira kandi Imana izakugirira neza abantu batangara. Imana ishimwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu itangiriro tubona umuntu w'Imana witwaga Yosefu ngo yajyaga arota inzozi, yarota inzozi abantu bene se bakamurwanya, bene se ntibabyumve, ngo ariko igihe kigeze, ngo igihe kiragera ngo agemurira bene se aho bari baragiye, ngo nuko bageze baravuga bati ariko tugira ubwaje ntasubireyo, ngo nuko bigira inama yo kumujugunya mu rwobo, ariko ngo barongera barandara ngo tumugurishe bamujyane aho tutazongera kumubona, aho tutazongera kumwumva, turebe ko inzozi ze zizasohora. Ariko reka nze nkubwire ngo hari icyo Imana yari yaravuganye nawe, hari icyo Imana yari yaramuvuzeho, hari icyo Imana yari yaramuteguriye. Reka nkubwire ngo hari icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, hari icyo Imana yaguteguriye, ngo nuko ngo akomeza kubana n'Imana, akomeza gusenga, agera mu gihugu aho bamugurishije mu Bisumayi, ngo agezeyo Imana ikomeza kubana nawe. Haleluya. Imana ijya ibana natwe, Imana ijya ibana natwe, Imana ijya ibana n'abantu bayo, Imana igirinda ijambo ryayo. Reka nkubwire nshuti yanjye, wewe wataye ibyiringiro, wowe ubona ko byarangiye, wowe ubona ko rwasenyutse, wowe ubona ko wahombye, wowe ubona ko bagiye kugutereza cyamunara, ndavugana nawe. Aya majwi akongorera akubwira ko ubuzima bwawe burangiye, aya majwi akubwira ko ibyawe birangiye, aya majwi akubwira ko ugiye gusekwa, reka nkubwire ngo ntabwo uzasekwa. Reka nkubwire ngo ntabwo uzasekwa. Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Ukimara kumvira ijambo uvuge ngo Mana nemereye ubushake bwawe, nemeye ko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwawe. Wemere iri jambo rimanuka ku buzima bwawe, ngo nuko akomeza gusenga, akomeza kubana n'Imana. Umugaragu w'Imana ngo arongera aragaruka, aramubwira ngo Imana yumvise gusenga kwawe, gusenga kwa Hezekiya, Imana yumvise gusenga kwawe. Bibiri itwereka umugaragu w'Imana witwaga Tabita ngo yakundaga gufasha abantu, yakundaga ngo gufasha abantu, agafasha imfubyi, agafasha abapfakazi, abatishoboye akabagirira neza. Nshuti yanjye, jya wibuka bene so, jya wibuka abaturanyi bawe, jya wibuka abavandimwe bawe. Imana nikugirira neza nabo bagirire neza. Ngo nuko yabadoderaga imyenda, igihe kigeze ngo ava mu mubiri. Imirimo ngo barimo basenga, baravuga bati ariko reka dutumeho umuntu w'Imana, reka dutumeho umuntu w'Imana. Ngo araza, ahageze bamubwira imirimo yabakoreye, ngo arangije avuga abwira Imana, yibutsa Imana iyo mirimo. Imirimo irazamuka igera hehe? Igera ku Uwiteka. Uwiteka ngo nuko agitangira gusenga arakira. Hezekiya arimo asenga, Imana imwongerera iminsi yo kubaho, imwongerera iminsi, imyaka 15. Haleluya. Imwongerera igihe. Ndimo ndavuga ku mbaraga z'amasengesho. Imwongerera iminsi 15, imyaka 15. Mu gihe byari byarangiye aragaruka, imbaraga z'Imana zijya zigarura, zijya zihindura, zijya zirema, zijya zongera. Imana ikavuga ngo none ndabihinduye, numvise gusenga kwawe, numvise kwinginga kwawe. Nuko Imana
imwongerera imyaka 15. Haleluya. Yibutsa Imana imirimo. Uko yari arimo asenga Hezekiya, yibutsaga Imana imirimo. Akavuga ngo Mana, wibuke ko Abisirayeli hari igihe bagutaye bakakwimura bakimura izindi, bakimika izindi mana. Wibuke ko hari igihe baramije ibigirwamana. Wibutse ko hari igihe baguteye umugongo, ngo ariko njye nakomeje kubana nawe, nakomeje kwitondera ijambo ryawe, nakomeje kurinda icyo wavuganye nawe. Imana yumva gusenga kwa Hezekiya. Reka nkubwire ngo nawe uyu munsi Imana yumve gusenga kwawe. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka araje, agaruye ubwami, agaruye umwami wa Ashuri. Imana ishimwe cyane. Umwami wa Ashuri. Reka nkubwire ngo hari ibyo ubona bidashoboka, hari ibyo ubona bidakunda, ariko Uwiteka arashe, kandi Uwiteka aje ku buzima bwawe, kandi Uwiteka hari ibyo ahagurukiye, kandi Uwiteka hari ibyo aje kubaka, kandi Uwiteka hari ibyo aje gusana. Ibyo ubona byarangiye. Imana ishimwe cyane. Hezekiya arimo asenga, baragenda, ijambo riragenda rikora ku mugaragu wayo wahanuye Yesaya. Nuko Yesaya agaruka kwa Hezekiya. Imana ihindura ijambo yari yamutumyeho. Imana irongera iramwubaka, Imana irongera iramushyigikira. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka aravuze ngo ntutinye. Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise Abashuri, wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Uwiteka aravuze ngo ntutinye amagambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bagize gute? Bantutse. Imana ishimwe cyane. Bagututse. Birashoboka ko hari ibyo bagututse, birashoboka ko hari ibyo bakuvuze, birashoboka ko hari ibyo ubona bidashoboka, birashoboka ko hari ibyagukuye umutima, birashoboka ko hari ibyo ubona byarangiye, ariko Uwiteka aravuze ngo ntutinye ibitutsi bagutuka, ntutinye ayo magambo y'abagaragu b'umwami wa Ashuri bagize gute? Bavuze. Haleluya. Imana irahaguruka kubwo gusenga kwawe. Imana irahaguruka kubwo ubona bidashoboka, kubwo ubona birangiye. Ariko reka nkubwire ngo imbere y'Imana ntibyarangiye. Imana ije gusohoza icyo yavuganye nawe. Imana ije kukugirira neza. Turi mu ijambo rivuga gusenga k'umukiranutsi. Gusenga imbaraga z'amasengesho ni ugusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Gusenga kujya kuritura ibihome, gusenga kujya guhindura ibintu, gusenga kujya kurema ibitariho, gusenga kujya guhindura amateka. Twabonye abantu benshi Imana yagiriye neza mu mbaraga z'amasengesho. Kubwo gusenga, tugasenga tukiyiriza ubusa, tugafata igihe cyo kubana n'Imana, tugafata igihe cyo kwegera Imana, tugafata igihe cyo gushaka Imana, tugafata igihe cyo kubana n'Imana, tugafata igihe cyo kugirana ubusabane n'Imana yacu, tukareka byinshi, tugasiga byinshi, tukabana n'Imana, tukiyiriza ubusa, tugafata igihe cyo kuba imbere y'Imana dusenga. Gusenga rero, imbaraga z'amasengesho rero nibyo kurya by'umwuka bitunga ubugingo. Imana ishimwe cyane. Bitunga ubugingo bwawe kugira ngo ugire ubugingo buzima, kugira ngo ugire ubuzima buzima, kugira ngo uhabwe imbaraga z'umwuka wera.
la sire prene. Mu gihe hari igihe ubona abantu Bibiliya avuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba igihe cy'ubuhenebere. Ubona abantu batagishaka kubana n'Imana, batagishaka kwegera Imana, batagishaka batacyumvira. Ariko reka nze nkubwire ngo ca bugufi wegera Imana, ca bugufi ushaka Imana, ca bugufi ugirane ubusabane bw'Imana kugira ngo Imana iguhe imbaraga zayo kandi ube mu mwuzuro w'Imana ukora iby'Imana ishaka. Imana ishimwe. Izi mbaraga rero ziramanuka zigera kuri Hezekiya aregegera Imana, arasenga, yibutsa Imana imirimo. Bibiliya iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa bitwereka umugaragu w'Imana mu gihe yari arimo gusenga. Umugaragu w'Imana witwaga Koruneliyo ntabwo yari umuyuda, ahubwo Bibiliya itwereka ko yari umugiriki, yari umunyamahanga. Imana ishimwe. Imana yacu ntigira abantu ku butoni. Yari umunyamahanga ngo ariko yubahaga Imana. Imana ishimwe cyane. Ndavugana nawe we wubaha Imana, ngo yubahaga Imana agakora ibyo gukiranuka. Haleluya, duha Imana icyubahiro. Agakora ibyo gukiranuka, ngo arangije ngo ari mu gihe cyo gusenga umwuka w'Imana aramusanga, aramubwira ngo genda ngo utumeho umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana witwaga Petero. Haleluya. Atuma abagaragu baragenda bararika Petero, ngo nuko Petero araza abana nabo. Imana ishimwe. Abasanga mu gihe cyo gusenga, abasanga mu masengesho, asanga barafashe igihe cyo kubana n'Imana, ngo arangije ngo abana nabo. Imana ishimwe. Ngo nuko ngo atangazwa no kubona buzuye umwuka wera. Bari abanyamahanga, ntabwo babemeraga. Reka nkubwire, birashoboka ko abantu batakwemera, birashoboka ko batazanakwemera, ariko Imana yo ikwemera. Ngo nuko barangije ngo barimo basenga, ngo buzura umwuka w'Imana, buzura imbaraga z'Imana, batangira kuvuga indimi. Ngo nuko Petero atangazwa no kubona iby'Imana irimo ikora. Haleluya. Ngo arangije aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Reka nkubwire wowe uneze amatwi, wowe ukurikirana iyi channel, aho waba uri hose, aho waba ukorera hose, Imana iri kumwe nawe. Uce bugufi. Ndimo ndavuga ku mbaraga z'amasengesho, imbaraga zihindura ubuzima, imbaraga zihindura amateka, imbaraga zigira ibyo zisenya, imbaraga zigira ibyo zirema, imbaraga zigira ibyo zubaka. Imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, imbaraga zihindura ibyanze guhinduka. Uyu munsi Imana ije kubaka abantu bayo. Imana ije gusana ibyasenyutse. Birashoboka kubona byarangiye ku buzima bwawe, birashoboka ko ubona bidashoboka, birashoboka kubona byanze, birashoboka kubona urugo rwawe rwasenyutse, birashoboka kubona hari ibi byarangiye ku buzima bwawe. Ariko reka nze nkubwire ngo uyu munsi Imana yiteguriye kukugira neza. Uyu munsi Imana yiteguriye kongera kukubakira. Uyu munsi Imana yiteguriye kugarura business yawe. Uyu munsi Imana yiteguriye kugarura akazi kawe. Imana yiteguriye kugarura urugo rwawe, yiteguriye kugarura urushako rwawe. Jambo ry'Imana rivuga ngo iki Imana yafatanyije n'akagira ugitanduka. Uyu munsi urabona rwarasenyutse, ariko reka nze nkubwire ngo mu mbaraga z'amasengesho Imana ije kubaka ibyawe byasenyutse. Imana ije kubaka urugo rwawe, Imana ije kubaka business yawe, Imana ije kongera kurema ibishya ku buzima bwawe. Imana ije kugushyigikira kandi Imana izakugirira neza abantu batangara. Imana ishimwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu itangiriro tubona umuntu w'Imana witwaga Yosefu, ngo yajyaga arota inzozi, yarota inzozi bene se bakamurwanya, bene se ntibabyumve. Ngo ariko igihe kigeze, ngo igihe kiragera ngo agemurira bene se aho bari baragiye. Ngo nuko bageze baravuga ngo ariko tugira ubwaje ntasubireyo.
ngo nuko bigira inama yo kumujugunya mu rwobo, ariko ngo barongera bararata ngo tumugurishe bamujyane aho tutazongera kumubona, aho tutazongera kumwumva, turebe ko inzozi ze zizasohora. Ariko reka nze nkubwire ngo hari icyo Imana yari yaravuganye nawe, hari icyo Imana yari yaramuvuzeho, hari icyo Imana yari yaramuteguriye. Reka nkubwire ngo hari icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, hari icyo Imana yaguteguriye. Ngo nuko ngo akomeza kubana n'Imana, akomeza gusenga, agera mu gihugu aho bamugurishije mu Bisumayi. Ngo agezeyo Imana ikomeza kubana nawe. Haleluya! Imana igibana natwe, Imana igibana natwe, Imana igibana n'abantu bayo, Imana igirinda ijambo ryayo. Reka nkubwire nshuti yanjye, wewe wataye ibyiringiro, wowe ubona ko byarangiye, wowe ubona ko rwasenyutse, wowe ubona ko wahombye, wowe ubona ko bagiye kugutereza cyamunara, ndavugana nawe. Aya majwi akongorera akubwira ko ubuzima bwawe burangiye, aya majwi akubwira ko ibyawe birangiye, aya majwi akubwira ko ugiye gusekwa. Reka nkubwire ngo ntabwo uzasekwa, reka nkubwire ngo ntabwo uzasekwa. Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Ukimara kumvira ijambo uvuge ngo Mana, nemereye ubushake bwawe, nemeye ko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwawe. Wemere iri jambo rimanuka ku buzima bwawe. Ngo nuko akomeza gusenga, akomeza kubana n'Imana. Umugaragu w'Imana ngo arongera aragaruka, aramubwira ngo Imana yumvise gusenga kwawe, gusenga kwa Hezekiya. Imana yumvise gusenga kwawe. Bibiliya itwereka umugaragu w'Imana witwaga Tabita ngo yakundaga gufasha abantu, yakundaga ngo gufasha abantu, agafasha imfubyi, agafasha abapfakazi, abatishoboye akabagirira neza. Nshuti yanjye, jya wibuka bene so, jya wibuka abaturanyi bawe, jya wibuka abavandimwe bawe. Imana nikugirira neza nabo bagirire neza. Ngo nuko yabadoderaga imyenda, igihe kigeze ngo ava mu mubiri. Imirimo ngo barimo basenga, baravuga batari ko reka dutumeho umuntu w'Imana, reka dutumeho umuntu w'Imana. Ngo araza, ahageze bamubwira imirimo yabakoreye. Ngo arangije avuga abwira Imana, yibutsa Imana iyo mirimo. Imirimo irazamuka igera hehe? Igera ku Uwiteka. Uwiteka ngo nuko agitangira gusenga arakira. Hezekiya arimo asenga, Imana imwongerera iminsi yo kubaho, imwongerera iminsi, imyaka 15. Haleluya! Imwongerera igihe. Ndimo ndavuga ku mbaraga z'amasengesho. Imwongerera iminsi 15, imyaka 15. Mu gihe byari byarangiye aragaruka. Imbaraga z'Imana zijya zigarura, zijya zihindura, zijya zirema, zijya zongera. Imana ikavuga ngo none ndabihinduye, numvise gusenga kwawe, numvise kwinginga kwawe. Nuko Imana imwongerera imyaka 15. Haleluya! Yibutsa Imana imirimo. Uko yari arimo asenga Hezekiya, yibutsaga Imana imirimo. Akavuga ngo Mana, wibuke ko Abisirayeli hari igihe bagutaye bakakwimura, bakimura izindi, bakimika izindi Mana. Wibuke ko hari igihe baramije ibigirwamana. Wibutse ko hari igihe baguteye umugongo. Ngo ariko njye nakomeje kubana nawe, nakomeje kwitondera ijambo ryawe, nakomeje kurinda icyo wavuganye nawe. Imana yumva gusenga kwa Hezekiya. Reka nkubwire ngo nawe uyu munsi Imana yumve gusenga kwawe kandi izasohoza gukiranuka kwawe. Imana iduhane umugisha, Imana ikugirire neza. Reka nkubwire ngo fata aho urwaye, reka nkubwire ngo zamura ikibazo ufite, zamura ikibazo ufite muri aka kanya. Ndimo senga, ndimo nkwingingira Imana, wegere nawe uce bugufi. Imana igushyigikire, Imana ikubake, Imana ikuzuze, Imana iguha amahoro, Imana igusendereze umunezero wayo, Imana yubake ibyawe byose byasenyutse. Imana ishimwe. Usome Zaburi ya 20 uhera ku murongo wa mbere.
niho uri busange ibisubizo byawe, niho uri busange umugisha wawe, niho uri busange umunezero wawe, niho uri busange amahoro yawe, niho uri busange ubutunzi bwawe, niho uri busange ibyawe byose Satani yariganyije. Imana igiye kubigarura. Imana iduhana umugisha, Imana ikugirire neza. Resine pene voretra, reka nkusengere tota ya binivore, reka ngukonekte n'Imana. Nesite pene voretra, reka ngarure ubusabane bwawe hagati yawe n'Imana, reka nkugarure mu mwuzuro w'Imana, reka nkugarure mu munezero w'Imana, reka ngukonekte n'imbaraga z'Imana isumba byose. Imana igushyigikire pene traya binivore, ine pene sire more traya. Ndavugana n'ubuzima bwawe, ndavugana n'ubuzima bwawe, ndavugana n'ibyo ukora, ndavugana alapine foretra, ndavugana nawe ngo tesika ya bini ca bugufi te peresire more. Imana ile traya binivore ize penetraye, ize gukora cyane kala sinetra, ije gushyigikira penestraye benesine bore, ihagije umutima wawe totaya binivore, kandi iremye ibyiringiro bishyashya. Tosika yabone prevo tetaya sinetra, Imana ireperevore tra harite siko yeban meneti etaka yabo, ije kubaka ibyawe byasenyutse, ije kubaka urugo rwawe tesi ayabini, ije kubaka tetayabo ibyawe byose, kandi igaruye umunezero mu rugo rwawe. Igaruye umunezero mu rugo rwawe, igaruye ibyawe inzige zajyanye, igaruye ibyawe Satani yariganyije. Imana humura, ntabwo bazagutereza cyamunara, humura, ntabwo uzakorwa n'isoni, humura. Reka nkubwire ngo abo mwatangiranye, reka nkubwire ngo humura, nawe uzabashyikira ndetse uzanabacaho. Ntucike intege, Imana ikugirire neza. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana nyir'ubutware n'ubushobozi, Imana ya Isiraheli, Imana ifite byose mu kuboko kwayo, Imana ikinga ntiyagira ukingura, Imana la sine preretra, igira ibyirema ikabikomeza. Uyu munsi ushyigikire umuntu wese wumvishe ijambo ryawe, ushyigikire buri muntu wese uciye bugufi, ushyigikire umuntu wese mwami wumvise iri jambo, akumva izi mbaraga zo gusenga, akumva imbaraga z'amasengesho. Uyu munsi akaba aguhindukiriye, uyu munsi akaba yemeye ko ugiye gukorera muri we. Mu izina rya Yesu umushyigikire, umwubake, umunezeze, umugirire neza, uhindura amateka ye. Ibyanze byemere, ibyari byarasobanye ubisobanure, ibyari byaranze wongere umwubake, umusubize agaciro ke, umusubize umunezero we, umusubize umugisha we, kandi yubake, akomere, yubakike, agwize imbaraga z'umutima. Urakoze Yesu, urakoze mwami wanjye, urakoze kukugira neza, urakoze kukuhindura amateka, urakoze kugukora imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze Data kuko byumvise iri jambo ry'umumaro ku muntu wese. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na Pasiteri Rurangwa Jean Baptiste, umushumba w'itorero Abacunguwe. Imana ibashyigikire, Imana ibagirire neza, Imana ibane namwe.